like the weeds passing by. wowe icyo ushinzwe kumusengera ngo izo mbaraga zibone. What you're supposed to do is to pray for him to receive this power. umva buriya ntangazwa n'abasirikare. I'm amazed by watchmen. mfite murumuna wanjye I have my younger brother. kwa data wacu. My younger brother from my another father. My cousin is not from my other father. nta muntu ugira base babiri. Is my cousin from my uncle. Rero yari umukapiteni mu nkotanyi. He was a captain of the army. noneho akagira utwana tumurinda. And he has some escorts, very young men. tutwi escort. As sinzi escorts. ikintu bari bakoze. I don't know what they did. araturyamisha aradukubita. And he beat them up. ngo ni rwose arafata arabakubita. He beat them up. arangije afata imbunda arabanagira. Then he took his gun and passed on ati them. tugende. Then he said, let's go. noneho bukenda buriya mu gisirikare muba bazima. Then I asked him, are you normal at the army? uryamisha abantu ukabakubita warangiza ukamunagira imbunda akakujya inyuma mu bitugu. How can you do this to people and then give them the guns to follow you? uravuga nk'umusiviliyani. And they say, you are just a civilian. kuko mu gisirikare In the army, iyo ushinzwe kurinda umuyobozi when you are supposed to guard your leader, uramurinda niyo yaba ari mubi. you guard them even though they are bad to niyo you, yaba yagukubise iminyavu. even though they have beaten you so much. ariko twebwe But for us, umuyumbi an intercessor, umunyamasengesho na pasitori and the pastor, ntibacana ngo wake. They can't be friends. never. ubundi ntabwo ngewe nshinzwe kubasengera. I'm not supposed to pray for you. nimwe mushinzwe kunsengera. You are supposed to pray for me instead. ukansengera. You pray for me, niyo ntafatanije namwe. even though we don't agree. niba mukunda umurimo w'Imana mwagombye gusengera pastor wanyu. If you love the work of God, you're supposed to pray for your pastors. ari umuyumbe ngo uba usengera hano n'ubuhe. Any intercessor from this church, okay ubwo nkuhaye mission. I give you a mission yo today organizing abanyamasengesho bakajya basengera bishop n'abandi ba pastori. to organize intercessors to pray for the bishop and other pastors. oya ntabwo nawe bigarukira. noneho n'amateraniro yajya kuba ariko ibyo bisi tuzabyiga ejo. And during every service, abantu bagasangura urusengero mwamaze kwirukanamo amadayimoni n'utwana twayo. people should pray you having Uburyo abantu casted out the bumva imbaraga z'Imana demons and their zihari. children. kuko uwo ni umurimo w'abanyamasengesho ntabwo ari umurimo wa pastor. Because this is the work of the intercessors and not the pastors. nubwo pastor ashobora kuba umwigisha w'abanyamasengesho ariko ubundi abarinda itorero ni abayumba. Even though he's a teacher of the intercessors, but the intercessors protect the church. nanjye nshobora kuza nkajyamo kuko generali sindabona umujenerali waraye izamu. And also come like a general, though it's not easy. ariko ashobora kuza akareba ko izamu rihagaze neza. You can only come to supervise, but not to sleep over. amen. Amen. ubwo nyine ndabwira n'abajenero nabo bajye baza barebe yuko abayumbe bahagaze neza. kuko reka twese dufite amakosa. Because we are all at fault. murabyigisha abapasitori b'iwacu abapasitori aba yari umunyamasengesho. umva I always teach the pastors back home because they're intercessors as well. buriya hari ibintu abantu bakubwira There are things people tell you normally. ngo pastor Antoine yicisha bugufi. The pastor is very humble. ngo hari igihe twamusanze yicaye ku misambi n'abanyamasengesho. One time we found him sitting at the mat with the intercessors. ibyo ntabwo ari uguca bugufi ni ugukora akazi kanjye. That is not humbleness, but it's doing my work. niba amasengesho akorerwa ku misambi nanjye ngomba kuyicaraho If we ngasenga kuko pray at the mat, I'm also supposed to sit at that mat. none se general utajya ku rugamba A general does not go to battle. azarutsinda ate? How will they conquer? dufite umurimo wo gukora. We have one job of working. ariko reka ngarukiriza ahangaha. Let me conclude on this one. ibindi tuzabyiga ejo. We shall continue tomorrow. ejo tuziga inyigisho ebyiri. We shall learn 2 teachings tomorrow. umutima w'abarinzi. The heart of watchmen hanyuma twige n'umurimo w'abarinzi. and also the work of the watchmen. no kuwa gatandatu tuzasubiramo kuko nagira ngo tubyige rwose dushyizeho umwete. I want us to study this diligently. On Saturday we repeat the same. hari icyo mwungutse? Is there anything new you've learned? ejo nzagaruke cyangwa mfata indege nitahire. imana ibahe umugisha. God bless you so much. dusenge Imana. turagushimye mwami Mana yacu. We thank you, Lord Jesus Christ.
niwe waduhaye uyu murimo wo gusengera itorero, You've given us this work to pray for the church tugasengera igihugu, and to pray for the nations tugasengera imiryango yacu. and pray for our families. Utubabarire ko kenshi tutabikora neza, Forgive us because we don't do it perfectly. ariko ndagusaba Mana But I ask you, O God, ngo utere imbuto yo gusenga mu mitima y'aba bantu, plant a seed of praying in our hearts turirire igihugu cyacu, for us to lament for our nation turirire ibihugu byacu, and for our countries turirire imiryango yacu, and to cry for our families, turirire itorero, to cry for the church kugeza igihe tuzabona impinduka. until we see a transformation. Uhagurutse abanyamasengesho, Raise intercessors, ubambike imbaraga, clothe them with power, basukeho umwuka wo kwinginga fill them with the spirit of pleading no gusobanukirwa. and to understand. Umugaragu wa Pawulo yaravuze ngo Your servant Paul said, ndabasabira I pray for them ngo muhabwe umwuka wo kumenya to receive the knowledge n'uwo guhishurirwa, and revelation, ngo mumenye ubwiza bw'ibyo azaraga bera, to know the glory of the future, ngo kandi mumenye n'imbaraga ha twebwe abamwizeye, and to know the power in us who believe in him, natwe tugenzereze utyo. and do it the same for Iyi us. minsi izaba iminsi y'umugisha, Let these days be days of blessing, kandi amasengesho azava muri iki cyumweru and the prayers from this week, azakore mu ijuru, let them touch heaven amanure ibisubizo. and break down answers. Ubwoko bwawe buhabwe umugisha, Let your tribe be blessed. ubwoko bwawe bugirirwe neza nawe, Let your tribe be blessed by you. kandi isi yose bimenye ko twasenze. And let the whole world know that you have prayed. Mu izina rya Mwami wacu Yesu In Kristo, the name of Jesus Christ our Lord. amen. Amen.